Ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro y'Imana nabane namwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, kandi mwagize neza guhitamo iyi cano. Ntabwo ari ibintu bihuriranye kuba uje kuri iyi cano, hari umugambi mwiza Imana igufiteho. Rero turagusaba kugira ngo ukore subscribe niba utarakora subscribe, kandi iki kiganiro nigikunda ukande like kugira ngo tubashe kumenya imibare y'abantu bakunda ibyo dukora. Nk'uko mubibona kuri kamera tufite umutumirwa abantu benshi bazi, ariko hari n'abandi batamuzi. Reka tumusabe adusuhuze narangiza atwibwire. Ni karibu. Ndabasuje neza mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bwe n'urukundo rwe bibe ku buzima bwanyu. Ndabakunda, ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Bahaye ikaze muri iki kiganiro cyitwa Gospel Talk tugiye kuganira. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane. Mu by'ukuri hari ibintu tugenda tubona kuri social media benshi bakunda kwita imihanda, natwe duherereyeho, tukabona intambara z'amagambo. Uruhande rumwe ruvuga ko hari abantu badakunda igihugu kandi bakagaragaza ko ari bamwe muri twe, cyangwa se n'abandi bari ahantu runaka. Izo ntambara, abo bantu benshi bakaba bahuriye ku kintu cyo kubita amazina runaka tudashatse kuvugira ahangaha, bakabita ayo mazina n'ibitutsi bigiye bitandukanye, babavuga ko badakunda igihugu. Yego, gukunda igihugu ni n'ibintu Imana idusaba, inaduhamagarira gukora. Uretse n'igihugu n'umuntu, duhamagarwa gukunda abantu bose ndetse n'abanzi bacu, tugakunda n'igihugu ndetse tukanagisengera. Hari igihe Imana yabwiye Abisiraheli bari bajyanywe i Babuloni, irababwira ngo mujye musengera abami, cyangwa se mujye musengera igihugu, kuko amahoro ya Babuloni niyo mahoro yanyu. Kubera iki Imana yababwiye ibyo ngibyo? Nuko izi koko ibibazo bishobora kuza bikaza mu gihugu bizagera no kuri ba bakristo barimo aho ngaho. Izuba rizava rizagera kuri na ba bakristo bari aho, imvura izagwa igere no kuri abo bakristo bari aho. Bityo bigatuma Imana ibwira Abisirayeli ko bagomba gusengera igihugu kugira ngo nikimera neza nabo bazamere neza. Kwanga igihugu, kurwanya igihugu bimeze nko gutema ishami uryicayeho. Niyo mpamvu twe nk'abakristo duhamagarwa gukunda igihugu. None rero muri iki kiganiro icyo tugiye kuvuga rero ni iki? Tugiye kureba ngo ni ibiki biranga umuntu ukunda igihugu. Ese umuntu wanga cyangwa urwanya igihugu byo ni ibiki bimuranga? Ni karibu Prince. Imana iguhe umugisha. Iki ni ikiganiro gikomeye, mboneraho kubwira abantu nta muntu wemerewe gukoresha iki kiganiro mu nyungu ze. Ngo uterure ibyo twaganiye muri iki kiganiro ujye kubikoresha mu nyungu zawe. Nubikora nzagutera copyright. Yego. Impamvu mbivuze, hari abantu baprofita ibyo abantu bavuze bakabisobanura uko bashaka mu bitekerezo byabo. Iki kiganiro nta muntu wemerewe kugikoresha, yaba akasa utuvideo cyangwa se no kukivugaho. Nzatera copyright. Yego. Mbivugiye iki rero? Iyo bavuze igihugu ni gakondo. Gakondo ni ahantu abantu bavuka. Gakondo y'icyitwa umuntu ni isi. Yego. Gakondo y'icyitwa umuntu ni isi. Yego. Hanyuma ku isi haba amashyanga menshi agiye atandukanye. Uyu munsi turiho, isi ifite amashyanga arenga 200, cyangwa se ifite ibihugu birenga 200. Buri gihugu kigira abaturage bacyo bagihuriyemo. Abo baturage baba bahuje icyo bita gakondo yabo. Imana yabwiye umugabo witwa Aburahamu, yari yavukiye kwa Setera. Hari ikintu cyiza kidasanzwe yakoze. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, ngiye kuguha gakondo, ngiye kuguha igihugu. Sibyo? Yego. Nyiguhaye nk'isezerano. Yego. Hari ibintu bitatu abantu bahuriraho
abantu bahurira ku cyo bita kuvuka. Ubundi umuntu uzi ubwenge yubaha aho avuka, akunda aho avuka. Ikindi abandi bantu bahuriraho benshi bahurira ku cyitwa gakondo y'iwabo, aricyo gihugu cyabo. Icya gatatu abantu bahuriraho nicyo bita urupfu. Buriya abantu basangiye urupfu, sibyo? Icyo badasangiye ni iminsi yo gupfaho kwabo, ariko abantu basangiye ikintu bita urupfu. Umuntu wese wavutse akagira gakondo ye agira n'urupfu. Kuko kuvuka, umuntu avuka, Bibiliya yerekana ko umuntu avuka avukiye mu gitaka, n'iherezo rye risubira hehe? Mu gitaka. Ni ukuvuga ngo abantu bose bazapfa. Igihugu rero, igihugu kiruta abaturage nk'uko itorero riruta abizera. Yego. Buriya shafi itorero rirakuruta. N'igihugu, reka dufate nk'urugero rwa hafi, dufate nk'u Rwanda. Ubu u Rwanda ruruta izi miliyoni 14 zirutuye uyu munsi, rukaba runaruta n'izindi runaka ziri inyuma yarwo, sibyo? Zaragiye guhaha, zarahunze. U Rwanda rurabaruta mwese. Hanyuma kubaruta, buri generation igira inzego zitwara bene gihugu zibayobora, aribo bitwa abayobozi bayobora abo baturage. Yego. Iyo bavuze rero ngo gukunda igihugu ni iki, sibyo? Gukunda igihugu ni ijambo rimwe nshaka kuvuga kugira ngo tuganire. Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi muki? Mu makuba. Ikintu cyerekana ko umuntu akunda igihugu kurusha abandi nuko imibereyeho igamije gukura abandi mu makuba cyonyine. Nubona umuntu ashobora kuba hari ikintu yakora gishobora kuba cyatuma abandi bajya mu makuba, uwo muntu aba yanga igihugu shafi. Sibyo? Mu mbaraga z'Imana yahaye Robert, igaha shafi, igaha nawe udukurikiye, niba hari impano y'Imana Imana yaguhaye kugira ngo igirire abandi umumaro, sibyo? Ubukunda igihugu. Mfate nk'urugero rwa hafi. Abantu Imana ibashyiramo impano zigiye zitandukanye mu rwego rwo kungurana izo mpano ngo zifatanye umurimo. Hari abantu Imana yahaye kwigisha, sibyo? Ibaha donc impano yo kwigisha, biga icyitwa uburezi. Uzi ikintu batumariye? Batwigishiriza abana bacu. Yego? Yego. Hari abantu Imana yahaye ubwenge bwo kujya kumasha, sibyo? Uzi ikintu batumariye? Barinda umutekano w'abarimu bigisha abana bacu. Hari abantu Imana muri bo yashyizemo umumaro wo kumenya gutwara imodoka. Bamara iki rero? Bafasha abarimu n'ababamashi, sibyo? Kubatwara kugira ngo babashe kugera mu mirimo yabo. Hari abantu Imana muri bo yashyizemo umumaro wo kumenya gutera ishinge, sibyo? Bamara iki? Bafasha abantu bari bari mu mage, kubafasha gusunika iminsi ikagira gute? Ikicuma. Ikintu cya mbere kikwemeza ko ukunda igihugu kurusha abandi nuko ukora ikintu kimarira umumaro igihugu mu cy'Imana yakuremeye. Kuko buri muntu wese ku isi ni umwimerere we mu bandi. Ubu nta muntu uzabaho witwa Robert uzigera ubaho nka Robert. Kuva isi yaremwa kuzageza irangiye, nta Robert wundi uzabaho, nta na Shafi wundi uzabaho, nta n'undi muntu uzabaho nkawe wowe udukurikiye. Hanyuma rero ikimenyetso nyamukuru cyerekana ko umuntu yanga igihugu kurusha abandi bantu bose ni umuntu ushobora gukora ikintu cyose cyashyira abantu mu mage no mu makuba no mu byago, nk'uko wavuze ngo Imana idusaba gusengera iki? Igihugu. Yego? Yego. Niyo simbole ya mbere igaragaza ko umuntu akunda igihugu. Ni ukuba ibintu wowe ukora ari ibintu bitagaragaza ubwikunde bwawe, ahubwo bigaragaza ko ukunda abandi kugira ngo mubashe kubana naho mu isi. Wanahuye? Nubona umuntu imigenzereze ye, imitekerereze ye, imigirire ishamikiye mu mbaraga z'inyungu ze, izadashamikiye mu mbaraga z'inyungu z'abandi, uwo muntu azaba yanga igihugu shafi.
kamfata urugero kugira ngo ubyumve neza. Imana ni umukozi w'umuhanga, yafashe inda kubera ko izi ko inda ishaka ibiryo ari ibyayo n'inda ari iyabyo, ifata umutima ishyira hejuru y'inda. Iravuga ngo wa mutima w'igihe inda izajya iba izamutse ishaka kurenga imbaraga z'umutima, ujye uwugira inama. Ariko hari abantu bimura inda bagahita bayizamura, bakayizamura hejuru y'umutima, sibyo? Inda igasumba umutima. Icyo gihe uwo muntu rero ntago aba akunda igihugu, aba akunda inda ye, akayiharanira akanayihahira, kugeza ku rwego umuntu ashobora gukora ikintu kimuzanira ibyo arya ariko cyakwangiza, uri kumva, abantu miliyoni ariko we ngo akarya. Uwo muntu aba ari umwanzi w'igihugu, kugeza ubwo umuntu yakora ikintu gishyira umuryango we mu kaga, n'igihugu mu kaga, yes, kubera inda. Igihe cyose mu mitekerereze yawe, wewe unkurikiye, nawe Robert, nawe Shafiti uri kuganira, uzagera ku rwego inda yawe igasumba umutima, uzamenye ko uri umwanzi w'igihugu. Ni no kwikunda bya bindi Imana itubuza. Yes, kwikunda. Natanze urugero rwiza, ndavuga ngo abantu bose mu isi umumaro wabo bamariranye nuko umwe yuzuza undi, udafite icyo afite. Igihe rero uzaba Imana yarashyize muri wowe kuba umumotari, wabona umuntu ufite ingwa umunyuzeho ukifuza kureka ubumotari ukajya gushaka kwandika, uzamenye ko udakunda igihugu. Yes. Igihe cyose Imana izaba yaraguhaye kuba umasha, wabona utera urushinge ukavuga ngo umuheto wanjye nkurambitse hasi, sibyo, ngiye gutera urushinge, kandi utazi gutera urushinge, Imana itaragushyize ngo umenye gutera urushinge, uri umwanzi w'igihugu. Yego. Ubu dufite intambara hano ku mbuga nkoranyambaga nk'uko wabivuze, by'abantu bamwe baza bakereka abantu ko ari abakunzi b'igihugu kurusha abandi, sibyo? Nabonye induru yabaye induru ku banyamakuru n'abitwa ba influencer, kandi koko bafite ababumva. Mbaye ndi umuntu uzi kureba abakunda igihugu, aba ba influencer sibo bakunda igihugu pe. Kandi mbaye nzi kureba abanyamakuru bakunda igihugu, aba banyamakuru sibo bakunda igihugu, Shafi. Kuko umuntu ukunda igihugu ni umuntu utekereza umuto muri bo akanifuriza ibyiza umukuru muri bo. Ubwo bivuze ko abo bose baburana nta n'umwe uri mu gikunda. Reka ndabivugira iki? Igihe uzumva ko uzajya gukora inkuru ikomerwa amashyi n'umuturage, kandi uvuga ko uri umunyamakuru w'umwuga, imusobanya n'umuyobozi umuyobora, ntabwo uba ukunda igihugu. N'igihe uzakomera amashyi umuyobozi umwereka ko atari umuntu, ari marayika, kandi umuntu yambaye imbaraga z'ikibi n'icyiza, sibyo? Icyo gihe nawe ntabwo uzaba ukunda igihugu. Kamfata urugero rwa hafi. None igihe uzaba uvugira abaturage, igihe uzaba uri kuvugira umuturage umugonganisha n'igihugu n'abayoboye igihugu, nta rukundo rurimo. Kuko njyewe nakubwiye ngo ni igitangazamakuru. Umunyamakuru mwiza ni umunyamakuru utaba umucamanza, utagira uruhande agira gute? Abogamiramo, sibyo? Igihe cyose uzaba uri umunyamakuru ukaba ufite side, ntabwo uzaba uri umunyamakuru w'umwuga, nk'uko bavuga ngo ni abanyamakuru b'umwuga. Mbonda noroheje kugira ngo abantu banyumve neza. Kadufate nk'urugero rwa hafi. Bibiliya iyo ivuga umuntu irabanga ubuzima bw'umuntu bumeze nk'uburabo buraba, mu gitondo nimugoroba bukagira gute? Bugahunguka. Ngo bumeze nk'ukwezi, sibyo? Tubona nimugoroba, mu gitondo kukagenda. Bumeze nk'izuba rirasa, nimugoroba rikarenga, sibyo? Hari ngo n'abantu bushuka bukabaha icyizere, urukumva? Ariko kubaho kwa muntu kuzuyemo imiruho n'amaganya. Hanyuma ariko hari ikintu Imana yakoze cyiza, sibyo? Abantu bacungurwa n'abandi,
sibyo? ubu Shafi uyu munsi ufite abana bawe wabyaye wicunguje. Igihe utazaba uriho tuzajya tuza turebe ngo dore ba bana ba Shafi, kuko njye nawe twabanye neza, uri kumva? Mvuge ngo nta mwana wa Shafi wasigaye, mugirire neza ku bwa Shafi, sibyo? yego, igihe cyose umuntu adatekereza ku bazacungura igihugu kiri imbere, sibyo, aba ari umwanzi w'igihugu. ubwo bazacungura igihugu ku kantu kumvikana, Reka mfate nk'urugero rwa hafi. bazagicungura gute? Ni bande? donc natanze urugero rwawe nk'umuntu ku muryango. wowe Shafi waricunguye, noneho uyu munsi dufite generation ziri imbere zizasigarana igihugu twebwe tudahari, yego, kuko ntabwo tuzahoraho nk'umusozi, sibyo? yego, igihe rero generation iri imbere ushaka kuyangiza mu nyungu z'inda, nk'uko nakubwiye my friend, ntabwo ukunda igihugu. Kadufate nk'urugero rwa hafi. ubona kwaduka kw'ibitutsi biri hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu badukanye ngo bari gukunda igihugu, noneho bakigisha abantu gutukana. Ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, ejo bundi yakoze speech nziza, sibyo? yaravuze ngo abantu mujya mu ruhame mugatukana, sibyo? ntabwo gutuka umuntu ariyo ntsinzi. Intsinzi ni ugukora, uri kumva, hanyuma ibyo ukoze bikamunesha. Kamfata urugero rwa hafi. nk'uyu munsi iyo ushaka kureba imbaraga z'urukundo rw'igihugu, uyu munsi wakubwira ngo igihugu gifite umwanda ku isi, abantu benshi bahita bareba Ubuhinde. Ariko ushobora kujya nko kuri Chrome ukandika ngo the best cleanest country cyangwa se Siri, Kigali iza mu mijyi 3 ya mbere ku isi ikubuye. donc iri clean. ngizi imbaraga ya fiyeri yuko dufite umujyi mwiza ufite isuku. uwazanye igitekerezo cy'uko tugomba gukubura umujyi tukagira isuku natwe ubwacu, uwo muntu ni umukunzi w'igihugu, yego. yes, igihe rero wowe unkurikiye uzagera ku rwego nube watekereza ikintu cyateza imbere igihugu na gakondo yawe n'abawe, uzamenye ko uri umwanzi w'igihugu. waba ukomeye, waba woroheje, waba uri mutoya, waba uri mukuru, umuntu wese udaharanira gusiga isi uko yayisanze, icyo ni icya mbere. yego, kabiri, ngo aharanire kurema. uri kumva Shafi? yego, kurema uko generation zizamusimbura zizasigara ziri mu byishimo no mu munezero, uwo muntu ni umwanzi w'igihugu. kandi ubwuharanira ko zimera neza ni umukunzi w'igihugu. wambajije uti ni gute wabona umuntu ukunda igihugu cye n'umuntu cyanga? umuntu wanga igihugu ni umuntu wese ushobora kugira ibitekerezo bishobora kugarukira ku nda ye gusa, kandi Bibiliya yaravuze ngo ibiryo ni iby'inda, n'inda ni iyabyo, byose bizagira gute? Bizatsembwa. ariko umuntu ukunda igihugu ni umuntu wese ushobora gukora igikorwa gishobora gukura abandi mu makuba. yes, urakoze cyane. cyane ikibazo nshobora kukubaza, yego, ese gukunda igihugu bishobora kubangamira inyungu z'Imana? oya. gute? umuntu wese ushobora gukura abandi mu makuba nk'uko nari mbivuze, ubwayo n'Imana iri mu ijuru irishima. Kamfata urugero rwa hafi. sinzi niba byari byakuba, ariko ngiye bikunda kumbaho. wari wahura n'umuntu w'umukecuru udafite ubushobozi bwo gukora, wowe ufite imbaraga, ukamuha amafaranga ngo jya guhaha, akajya guhaha. bigenda gute iyo umaze kuyamuha? ashimira Imana, yego, avuga ngo Imana ishimye ko ingaburiye. hanyuma yamara gushimira Imana ko imugaburiye, uri kumva, yego, nawe akakubwira ngo Imana ishimye ko igufashije kungaburira. ni iki kiba rero? Imana iri mu ijuru ihita ivuga ati, ni kubera ko wa muntu nta buryarya buri mu mutima w'imbere, Imana ihita yicara mu ijuru ngo ninde muntu unyeganyeje intebe yanjye akaba akoze ikintu gishobora kunezeza umutima wanjye. Imana nawe ubwawe irakuburesinga. nta muntu ukura abandi mu makuba wabangamira Imana, kuko iryo ni ijambo ryayo. nta muntu ushobora gukora igikorwa gishobora kugirira abandi umumaro ngo bibangamire Imana, ahubwo Imana iguha umugisha muri gakondo yawe.
ahubwo iyo umuntu adakunda igihugu nk'uko nabivuze, inyungu ze zishamikiye kuri we gusa, sibyo, no ku bwenge bwe n'inda ye, n'Imana ntibikunda. kuba umuntu yagaragarwaho n'ibyo byose, avuga ko ari umukristo, pasitoro cyangwa se indi tayiti iyo ari yo yose, ariko ukabona uwo mutima wo kugikunda arerekana ko awufite, kandi ibyo wenda avuga akora binyuranya n'ibyo, no kuba akunda igihugu dushingiye ku byo wigishije, ubona ari iki kibitera? Abakeneye gukizwa, icyo ni icya mbere, sibyo. Ikindi cya kabiri, buriya Imana ni umuhanga, ishobora gutanga abatekerereza igihugu. Wari uzi ko igihugu kiba gifite abantu bagitekerereza? Abantu batekerereza igihugu buriya baba bazi neza kureba kurusha nkanjye Robert. Abagitekereza baba bagaragara cyangwa baba batagaragara? Mu buryo bwombi baba barimo. Kuko ibitagaragara biva mu ibigaragara, biva mu bitagaragara, sibyo. Arega buri Imana itanga igitekerezo abantu bakagishyira mu bikorwa. Wari ubizi nabyo? Nese icyo gitekerezo nicyo kivuye mu bitagaragara. Ibitekerezo byose ntabwo biba bigaragara. Icyo gihe rero ikintu kibaho ni ikihe, sibyo? Ba bantu Imana yahaye kureberera baba bari maso, baba bari vijira kurusha n'abandi bantu bose. Baba bazi ngo uyu muntu yibeshya akarenga ahangaha byateza ikibazo, niyo mpamvu bashobora kuba ati stop. Inama wahereza abantu noneho bigaragara ko bataye umurongo, barwana intambara zitari ngombwa cyangwa se barwana intambara mbese zigayitse, zibasuzuguza, zinasebya igihugu muri rusange. Umuntu wese uzi ko ashobora guhagarara akarwanya igihugu cye cyamubyaye, ntacyubake, ntagishyigikire, usibye kuba nge Robert mwanga, n'Imana iramwanga, sibyo. None inama namuha uyu munsi niyuze acenshure. Ako kantu ko kwanga kari ko kabi. None se bagira ngo Imana ntabwo ifite abantu yanga? Ko Imana itaduhamagarira kwanga abantu. None niba idusaba kugera ikirenge mu cyayo, ikabivuga ngo ifite umujinya uzarya abanzi bayo, uwo mujinya n'uwiki, ikaba ifite inzabyanwa. Oya turebe ngo Imana iduhamagarira gukunda abantu bose, ahubwo tukaduhamagara kwanga Satani. Already iyo mvuze gutyo nk'umunyamwuka waba yumva icyo mvuze. Nge sinanga umuntu nka Shafi, ahubwo nanga icyazana Shafi kw'abumwanzi. Yego. Icyo nicyo nayo point. Umwuka ushobora gutuma Shafi agera ku rwego yanga igihugu cye. Yes. Uwo mwuka niwe tuba dukwiye no guhagarara nk'abera bitorera, tugasenga Imana kwa Imana irukana iyi myuka ishobora kuba yaduhumaniriza iki igihugu. Yego. Kadufate nk'urugero rwa hafi, uri kumva Shafi? Nk'ubu uyu munsi hari umuntu ushobora kuzana ingengabitekerezo z'amoko mu bantu, akongera akazigarura mu bantu. Uwo ni umwanzi. Uwo ni umwanzi w'igihugu. Umuntu ushobora kuba nyine uwo afite ibitekerezo bishobora gutuma abantu bongera kugira gute kumarana no gutemana. Uwo ni umwanzi w'igihugu. Hari n'abantu bigisha bavuga amadisikuru meza bari kuri kamera. Yashara igihe aba umuyobozi akavuga disikuru nziza, ariko inyuma aho kamera itari agakora ibinyuranye na bya bindi yigisha. Ubu nawe yaba yanga igihugu. Kuko turabazi bagiye bajya no mu butabera bakanafunga hari ibyo bakurikiranweho. Yes. Kandi mu ruhame akaza avuga neza cyane. Nta muntu umurusha kuvuga. Nta muntu umurusha kuvuga. Uwo nawe bari umwanzi w'igihugu. Kandi icyo gihe aba yaravugaga ko agikunda kurusha abandi. Yes. Niyo mpamvu kuvuga ko ukunda igihugu bivugishije umunwa, utagikorera ntaho butandukaniye, utacyagura ngo ntaho butandukaniye n'ubundi n'abacyanga, kuko n'ubundi nawe ibyo uvuga si byo ukora. Yes. Mwaba musa nk'aho muri mu murongo umwe mu buryo muzi cyangwa se mutazi. Dusoza hari ikindi wakora. Dukwiye guharanira inyungu z'igihugu cyacu bingirira umumaro nawe bikakugirira umumaro. Ahantu ntuye hari igihe n'urugero wenda nk'abantu bashobora kubura nk'amazi, wowe ufite ubushobozi bwo kuba watanga amafaranga sosiyete ikabona amazi, sibyo? Ngo ukabona umuntu yigiza ati ngo niba ari 2 nkuranye ngo ni 2 ndatanga, sibyo? Ntabwo ukunda igihugu. None se ufite ubushobozi, abantu bakeneye amazi,
Bibiri iravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi makuru. Tanga ya mafaranga abantu babona amazi, ngo ko hari igihe tuyatanga se ngo abantu ngo bakaba baduhemukira. Iyo ukunda igihugu uri kumva, nk'uko wavuze ngo Imana idusaba kugisengera no kukirinda mu buryo ubwo ari bwo bwose, sibyo? Wowe kora udakoreye ijisho rya mugenzi wawe. kandi ntabwo bavuga ko bakunda igihugu, ahubwo bagomba kubigaragaza. Yes, ntabwo gukunda igihugu ari ukubivuga. Umunwa wubaka etaje, umunwa wubaka etaje niko bakunze kuvuga. Ntabwo igihugu gikeneye abantu bavuga ko bagikunda, ahubwo igikeneye abantu bagira gute, bagikorera. Yes, ibintu nk'ibyo. Dusoza rero, nta kindi cya nyuma wibagiye kuvuga ngo tuvuge dusoze? Mbo ikintu nasoza mbwira abantu, sibyo? Reka mbwire cyane cyane nk'abantu biri mu ishyanga ryacu ry'Abanyarwanda, sibyo? Umuntu wese, umuntu umutima w'amoko uzajya uhagurukana, ajya agenda ajye mu nzu apfuka amasenga Imana imukize iki kintu cy'amoko, kuko ni kibi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, umuntu wese ushobora kugira umutima ushobora kumuhagurukana akumva ko yahemukira mugenzi we, yamugambanira, yamwicisha, yamuhemukira mu buryo ubwo ari bwo bwose, ajya agenda apfukame mu cyumba cye asenga Imana, abwira Imana nyiza uyu mwuka, kandi Imana irabikora. Numva ari icyo nababwira. Murakoze. Ikindi nababwira nanone, nanjye nongeraho, nibakira Kristo nk'umwami n'umukiza bagakizwa, azabashyiramo urukundo rwuzuye. Urukundo ntibazarwishakamo, ahubwo ruzaba rubarimo, ndetse n'ibikorwa byo gukunda igihugu ntabwo bazabyihingamo, bizaba bibarimo, bizajya bisukiranye. Nese ubundi reka mbabwire, ako nako utumye nkavuga, Shafi, umuntu wumva ko akunda igihugu reka muhe orientation kandi azabona inyungu zabyo. Niba uzi ko ukunda igihugu, fasha umuntu ukwiye gufashwa. Niba ufite ubushobozi, reba imfubyi muturanye uyifashe. Niba ufite ubushobozi, reba umupfakazi muturanye umufashe. Niba ufite ubushobozi, reba umusuke muturanye umufashe. Niba ufite ubushobozi, reba umuntu uri mu nzu y'imbohe umusure. Imana y'amahoro izaguha umugisha muri gakondo yawe, sibyo? Pe kandi uzabibonesha n'amaso yawe. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye mwese mwabanye natwe kuva dutangiye kugera dusoje. Niba bakunze kino kiganiro, kanda like, kandi wagize neza kubana natwe, tugusabiye umugisha utagabanyije. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom.